Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, amahoro kubinjira bose muri iyi nzu buri munsi. Dukurikire kandi dukurikize Kristo urugero rwiza. None kuwa mbere w'icyumweru cya 19 tariki 9 Kanama 2021, isomo ryamenye mu gitabo kivugura amategeko umutwe wa 10 umurongo wa 12 kugeza ku 22. Muri iyo minsi musabwira imbaga y'Isiraheli ati: none rero Isiraheli, ubuhoraho Imana yawe agutezeho iki? Icyo agutezeho nuko watinya Uhoraho Imana yawe, ugakurikiza inzira ze zose, ugakunda Uhoraho Imana yawe, kandi ukamukorera n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose, ugakomeza amategeko y'Uhoraho n'amabwiriza nguhaye uyu munsi, kugira ngo uzahirwe. Dore Uhoraho Imana yawe ni Nyirijuru, na Nyirijuru rihatse ayandi, akaba na Nyirisi hamwe n'ibiriho byose. Nyamara abasokuruza bawe bonyine yihambiriyeho arabakunda. Nyuma yabo abana babakomokaho ari bo mwebwe yabatoranyije mu yandi mahanga yose, nk'uko bigaragara ubu ngubu. Nimugenye rero imitima yanyu, muherukira kumushingana ijosi, kuko Uhoraho Imana yawe ari we Mana ihatse izindi, umutegetsi w'abategetsi, Imana nkuru y'igihangange kandi itinyitse, itarenganya kandi itagurirwa, irenganura imfubyi n'umupfakazi, ikunda umusuhuke ikamuha icyo kurya n'icyo kwambara. Muzakunda umusuhuke, kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Uzatinya Uhoraho Imana yawe kandi umukorere, aba ari we wihambiraho, izina rye aba ari ryo urahira. Niwe ugomba gusingiza, niwe Mana yagukoreye bya bintu byose bikomeye kandi bitangaje biboneye n'amaso yawe. Igihe abasokuruza baba bamanutse bajya mu Misiri, bari abantu 70 gusa. None dore Uhoraho Imana yawe yarakugwije, akunganya n'inyenyeri zo mu kirere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 147. Yerusalemu amamaza Uhoraho, Yerusalemu amamaza Uhoraho, Siyoni isingiza Imana yawe, kuko yakaje ibihindizo by'amarembo yawe, agaha umugisha abana bawe bagutuyemo. Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe, aguhaza inkogote y'ingano zeze neza. Yohereza amategeko ye ku isi, ijambo rye rikihuta bitangaje. Amenyesha bene Yakobo ijambo rye, agatangariza Isiraheli amategeko ye. Nta yandi mahanga yigeze agenzereza atyo ngo ayamenyeshe amateka ye. Yerusalemu amamaza Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo 22 kugeza ku 27. Umunsi umwe Yesu n'abigishwa be bari bateraniye mu Galileya, arababwira ati: umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu, bakazamwica ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Ibyo birabashavuza cyane. Bageze i Kafarnawumu, abasoresha b'ingoro begera Petero baramubaza bati: mbese umwigisha wanyu ntatanga ituro ry'Imana? Arabasubiza ati: araritanga. Igihe bageze imuhira, Yesu aramutanguranwa, aramubwira ati: Simoni, ubyumva ute? Abami b'isi bahabwa na bande imisoro cyangwa amaturo? Babihabwa n'abana babo cyangwa se na rubanda? Amushubije ati: ni rubanda. Yesu arongera ati: nuko rero abana ntibabitegekwa. Nyamara kugira ngo tudaha urugero rubi bari abantu, jya ku nyanja urohe ururobo. Ifi ya mbere uri bufate uyasamure, urayisangamo igiceri, ukijyane maze ukibaheho ituro ryanjye n'iryawe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo naganzi wacu bavandimwe, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Ngurwo urugero rwiza. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuba intangarugero mu ngingo igira iti: twirinde gutanga urugero rubi. Hari abantu bamwe bitwa barucitse nambutse, ngo après moi c'est le déluge, akumva nkaho nta bandi basigaye inyuma. Akaho ni umunyenza rugeze mu bukwe, maze amugira icyizere akajya kuri buffet hamwe n'abandi, no kwatangira kwarura, akarura akisanzura, yabakisanzura no kunyama. Abandi bahagera mu bisorero bagasanga ari amagufa arimo. Abo bakwisanzura barucitse nambutse, bagikuru kibi. Muvyeyi, amazina ni mabi, ntukayita umwana wawe cyangwa nawe utume bayakwita. Kumenya aho wavuye, ukamenya aho uri, ukamenya naho ugiye. Wavuye mu Misiri, ugeze mu butayu, uri kugana i Kanahani nk'Abayisiraheli. Urwo ni urugero rwiza.
kumenya abandi basigaye inyuma, kwita ku bandi barumuna bacu abato, bityo aho kubakinagaza ahubwo ukabateza imbere, ukabazamura bagatera imbere. Urwo ni urugero rwiza, nk'uko Imana uyu munsi mu isomo rya mbere iri kubishishikariza Abayisiraheli bagahorana igitinyiro cy'Imana ndetse n'icya mugenzi wacu, cyane cyane abaciye bugufi, impunzi, abasuhuke, abacakara. Abayisiraheli bagahora bibuka aho bavuye. Imana yagize iti muzakunde umusuhuke kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Amen. Nguko bavandimwe guterengagiza ubuzima bugoranye wanyuzemo, inzovu Imana yagusimbukije, uko Imana yakurokoye, aho Imana yagukuye, ahabi Imana yagukuye nawe ugahakura abandi. Nuko rero nawe muvandimwe nukomera uzirinde gukomeretsa abandi, ahubwo uzabakomeze. Aho guhanura abandi, ahubwo uzabahanure ubabwira neza. Aho guhurura uhuhura, uzahuhe uhumuriza impumuro nziza. Bityo kibuka ko twese twisi turi abanyamahanga, turi abanyabyaha, turi abacakara, turi abasuhuke ndetse n'abanyantege nke. Rero dukeneye ubufasha bw'abandi. Nta numwe ku isi wihagije. Akarya zina ngo ntawigira n'umwana w'umunyarwanda, umuntu agirwa n'abandi. Ikindi kandi twese nyine turi abagenzi hano ku isi, kandi burya ngo nta mugenzi usiga undi ku nzira. Rero mukristo muvandimwe tugendeye kuri iri somo, ujye uhora wibuka rya tegeko rya magirirane, bati umuremure amanurira umugufi, umugufi agatorera umuremure. Rero mu buzima nta kuba nyamwigendaho, dore ko umuti umwe wifasha gusa ntiwifasha gutekereza, ukorana n'abandi neza, kubana n'abandi neza, kandi ngo kubaho ni ukubana. Yezu muri Ivanjiri nawe araduha urugero rwiza rwo kubana neza n'abantu bose nk'umwenegihugu mwiza. Ariko Yezu nubwo ari umuntu, ari n'Imana, akenshi abategetsi bo muri iyi si ndetse no mu gihe cye, kubera kumupinga ntibemeraga kamere Imana ye, bagarukiraga gusa kuba umuntu. Ni mwene Mariya, ni mwene Yosefu. Ari nabwo bari no kwibaza iby'imisoro, les impôts. Namwe babyeyi murumva ko mu ijuru nta misoro ibayo, za gasutamo, abakoresha koro, abasoresha, ibyo byose bibera hano ku isi, imisoro. Rero muri Ivanjiri nyuma ko Yezu atangarije abigishwa be iby'urugendo rwe rwo kuducungura, ububabare, urupfu n'izuka bye, ubwo bari bageze i Kafarinawumu, abasoresha b'ingoro begera Petero baramubaza bati mbese umwigisha wanyu ntatanga ituro ry'Imana? Bageze muhira, nyuma y'ibibazo Yezu abajije Petero biturutse kuri uwo musoro bashakaga gusaba Yezu, wasanga bari banatinye Yezu. Nuko Yezu abwira Petero ati nyamara kugira ngo tudaha urugero rubi bariya abantu, jya ku nyanja urohe ururobo, ifi ya mbere uri bufate uyasamure, urayisangamo igiceri, ukijyane maze ukibaheho ituro ryanjye n'iryawe. Amen. Nguko kudatanga urugero rubi, kudatanga urugero rubi. Twakwibaza tuti ibibazo byaba byinshi kuri Ivanjiri, iri turo Yezu arangiye Petero, mwumvise ntari murangiye hano kure cyane, kurikura mu ifi. Abantu bamwe bashobora kwibaza bati bishoboka bite ko iyo fi yari yifitemo icyo giceri yari yarakimize? Cyangwa nyine kubera Yezu afite ububasha nyine, aho n'umukristo wabitekereza gutyo. Yezu azi byose nyine, azi ko iyo fi ifite icyo giceri. Mbese n'igitangaza Yezu agiye gukora. Abandi b'abanyabwenge nabo bati buriya bwari uburyo bwo kuvuga, wasanga Petero yarayirobye nyine nk'uko Yezu yabimusabye, akayigurisha, amafaranga avuyemo akaba yatanga muri iryo turo. Aha rero bavandimwe, hejuru y'ibyo bibazo byose by'amatsiko abantu bashobora kwibaza kuri Ivanjiri, kuri iki giceri mu ifi, ikiri cyo ni uko Yezu yatanze ituro kugira ngo adatanga urugero rubi. Cyakora muri Ivanjiri Yezu aduheremo amasomo menshi cyane, twahinira nko muri 5: pauvreté, humilité, soumission, charité et service. Ahambere umusoro mu gihe cya Yezu bavugaga ko yari amadarakima 4. Ibaze nawe ubwo bukene bwa Yezu udafite uwo musoro, sa pauvreté. Icya kabiri son humilité, kwiyoroshya kwa Yezu kugera ubwo hari ikuzo ry'ubumana, Imana bagomba gutura, umwana w'Imana, rubanda bagomba guha amaturo, ahubwo akuzuza inshingano z'igihugu cye. Sa soumission, kubaha abategetsi, atanga umusoro, agaha urugero rwiza abaturage, kubaha igihugu cyawe. Sa charité, urwo rukundo, gukunda igihugu no gukunda abashinzwe. Et son service, kwitangira umusoro no kuwutangira Petero. Petero ahagarariye abandi bigishwa, araduhagarariye twese nk'umushumba wa kiliziya nyine. Yezu aratanga akadutangira, yewe akanatwitangira. Yezu warakoze kuduha urugero rwiza, natuduhe kukwigana, tugukurikira kandi tugukurikiza. Nguwo Yezu twese duhamagariye kwigana, gukurikira no gukurikiza. Yezu nyiri ububasha, Imana yigize umuntu, niwe mukire ugabira abakire bose. Yezu niwe mwami uhora ku ngoma, ariko akemera kumanuka, akamanukana ururobo
agiye kuroba ifi, akarinda muri cyubahiro cye kugira ngo aduhe umurongo mwiza, urugero rwiza rwo kubaha abandi. Muri iyi si irimo ingero mbi nyinshi, les scandales, aho abakuru batanga ingero mbi ku bazakurikiraho. Ese ngewe urugo rwanjye nk'umubyeyi mpereza abana banjye urugero nyabaki? Aho nkora nk'umupatron, nk'umukoresha, abakozi banjye mahereza rugero ki? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Umunsi umwe umugabo n'umugore bari babyaranye kabiri, umuhungu n'umukobwa. Umugabo rero yari afite abandi bagore 4. Ndabizi ndamutse ngarukiye aha ngaha hari abagore bamwe bahita bavuga bati uwo mugore si ubwo yari uwa mbere cyangwa wari uwa gatanu, usanze ari inshoreke yakwitahira. None se usanze ari wisezerano yabigenza ate? Abagore rero bari bakozwe mu byuma, bamwe bati ubwo nk'amarobo, oya ibyuma by'ikoranabuhanga, bari bakozwe mu byuma by'ikoranabuhanga. Abo bagore rero amazina yabo, umwe yitwaga radio, undi televiziyo, undi ordinateri, undi telefone. Impamvu abangaba bari abagore be nuko babyaranye n'uriya wundi mugore ku miguruko, babana ku muguruko. Noneho umugabo kubera ingengabihe yari afite, agenda asimbura kuri ibyuma by'ikoranabuhanga, yarabihinduye nk'abagore be. Byumvikana ibyo byuma nibyo yitagaho, akibagirwa akazi, akibagirwa abana, akibagirwa inshingano z'urugo, akabyitaho akibagirwa nyina w'abana. Uyu mugabo yabyukiraga kuri telefoni, akararaganira, achatinga, yohereza utumesaje, atelefona, avugana n'abandi. Nuko umugore we ntasinzire, nuko abyuka ajya nko koga muri dushe cyangwa ajya nko kubwiherero, akajyana y'iradiyo akagenda yumva. Ntiyashaka kuvugana n'uwo begeranye, nuko nk'akazi ke akirwa kina nk'amakarita kuri ordinateri n'ibindi birangaza byinshi kuri yo. Ari naho yakuye ingeso mbi zo kureba ibiterasoni kuri ordinateri, pornography, yarambirwa agafungura televiziyo, akareba filime z'intambara z'urugomo, ndetse no mu gihe bari ku meza n'umugore n'abana, aho kugira ngo abaganirize basangire, icye agafata telefone agatangira yikoresha, cyangwa akaba ari kumva nka ya radio ye, akaba ari kumva nk'iradiyo cyangwa afunguye televiziyo. Barangiza kurya buduma, bakaryama buduma, bakaza kubyuka buduma, bagakomeza bakora buduma. Wa mugore amaze kuruha, ntawe uvugisha, arambiwe n'uwo mubano, kandi atanabaza umugabo icyo bakora ngo babane neza. Nuko wa mugore afata icyemezo, arahukana, cyakora ajyana n'akana cye k'agakobwa, agahungu ko kari gatangiye kumenyerana na se kuri iryo koranabuhanga nyine, kubana n'ibyuma. Wa mugore nabwo aragenda iwabo, umugabo we ntacyo abivuzeho, akomeza na bya byuma bye, anako kagahungu ke bafatikanya buduma kamureberaho. Igihe cyaje kugera wa mugabo agarura cyenge, ashyira wa mwana w'umuhungu mu ishuri kuko bari bari kumwe. Icyakurikiye kuri umwana w'umunyeshuri nuko buri mwaka w'amashuri yawusubiragamo inshuro 2 gusibira. Kurya abandi barangiza primaire ku myaka 6, we yirangije mu myaka 12, kandi sadahwema kumutangaho ibikoresho byose bikenerwa, nyamara ntagire n'ubwenge mu ishuri. Cyakora nyuma nyina iyo yarari amaze kumva iyo nkuru y'agahinda y'umwana we, agira impuhwe aramujyana, ubu bari kumwe. Nabwo se ntiyiri wabyitaho, ntaziruhe na ruhe aho abana bari, aho umugore ari ntabizi, yakomeje kunywana na bya byuma bye. Babyeyi ngo kuko umubyeyi yahemukira abana be, umubyeyi utanga urugero rubi ku bana. Bakristo bavandimwe, ngewe yamvugo ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo, guha abana uburozi, guha abana ibiyobyabwenge, gutunga abagore bakozwe mu byuma by'ikoranabuhanga. Ese mubyeyi waruzi ko icyo ukoze cyose kigera ku mwana, cyaba ari kibi kimugiraho ingaruka mbi birumvikana, cyaba ari cyiza nanone kikazamugiraho ingaruka nziza. Urwo ni rwo rugero nyine, urugero wahaye umwana ararukurana, umwana arakwigana. Ngo kuko ikoranabuhanga kuri bamwe ryahindutse ikiyobyabwenge, uburozi, yewe n'ikigirwamana, aho abagabo bamwe batakita ku bagore babo, ku bana babo, ku ngo zabo. Urugero rubi, bagikuru kibi, barucitse nambutse, urugo rugasenyuka rugahirima. Aho hari abagabo bamwe muri iyi minsi batungira abagore kuri telefoni, bakaba batashobora no kwicara n'umunota n'umwe wabo ngo baganire, bakore gacaca, bumvikane. Icyabo no kwandikirana utumesaje kuri telefoni nk'abatabana, ndetse hari naho umwe atakwandikira n'undi. Mbega umubano uraha ababyeyi. Ushobora gusanga uwo mubana mu nzu imwe atakuvugisha, ariko yirirwa ahandi akavugisha abo hanze ku yindi migabane, kandi uwo mubana mu nzu imwe akarara ahamagara chatinga abahisi n'abagenzi, nyamara mutakwishana ngo musuzume ikibazo mufite, murebere hamwe uko mwateza urugo imbere, uko mwatanga n'umusoro. Urwo n'urugero rubi.
uko no kuba biri hanze, ugata urugo, ugata umugabo, ugata umugore, ugata abana, ubundi igisigaye cyawe ukanywana n'ibyo byuma by'ikoranabuhanga, ukanywana na televiziyo, ukanywana n'iradiyo, ukanywana na ordinateri, ukanywana na telefoni. Ikoranabuhanga ababyeyi rirarikoze. Bantu mwahinduye telefone abagore banyu cyangwa abagabo banyu, urwo n'urugero rubi muri gusiga mu rugo rwanyu, mukanduza n'abana banyu. Ubundi ubusaza umuntu wiyubashye ababyeyi, umuntu ufite ikinyabupfura nka Yezu nyine, nka Yezu wubaha abategetsi, akubaha abasoresha, ntajyana telefone aho bafungurira ku meza. Kwitaba telefone uri gusenga, uri gusangira n'abandi, aho ni amakosa akomeye cyane. Iyo ni kirazira, urwo n'urugero rubi. Nibwo uzasanga nyine abantu bamwe babana n'ibyuma, bakaryana n'ibyuma, bakaba ibyuma, mu minsi iri imbere bakatangira kubomborana ngo uko kubana buduma. Izo ni ingero mbi zose. Nyamara ku bwa Yezu, iyi si tugezemo y'ikoranabuhanga n'iterambere, tugomba kujya mu ishuri ryo gukoresha neza ibyuma kabuhariwe. Ikoranabuhanga rikadufasha gutanga ingero nziza, tugahamamariza Yezu ku ikoranabuhanga. Kandi nyine Yezu utabana n'abandi, uwo si we. Yezu ubana n'ibyuma gusa, uwo si we. Yezu utita ku bantu mwigeze mumubona, kugeza n'ubwo umuryango ugushizeho wose ntihagire n'icyo bikubwira. Jésus est communicant. Yezu aravuga, Yezu arakora. Yezu n'uwita kuri bose no kuri byose, akita ku gihugu, ya misoro, akita kuri kiliziya, Petero, akita no kubashinzwe twebwe twese. Reka nsoreza ku rugero rwiza rw'umusaza wasize urugero rwiza mu mateka ya kiliziya. Nubwo ari umusaza wa kera, ariko atoza abasigaye akabasigira urugero rwiza. Uwo ni Mutagatifu Polikarupe, wahoye Imana mu kinyejana cya 2 mu itotezwa ry'abakristo, ubwo umucamanza umunsi umwe yamusabaga kwihakana Yezu, ubundi ngo amurekure. Umucamanza ati, cyo noneho niba waranasaze, gira izo mvi zawe byibuze, maze uvume Kristo, ngunde nkurekure utaribwa n'intare zigutanyaguze. Polikarupe aramusubiza ati, Kristo namukoreye imyaka 86 yose, anyitura neza gusa, angirira neza, maze ubu mbirengeho muvume koko, muvume ari umubyeyi wanjye, Nyagasani n'umwami wanjye, ntibikabe. Amen, amen. Urakoze Polikarupe mutagatifu, ku rugero rwiza wadusigiye. Yezu nanjye mpa kukwigana, dore igihe cyose maze ngukorera nta kintu wigeze unkorera, wankoreye ibitangaza gusa byinshi mu buzima bwanjye. Wandihiye umusongo ko wabigenjeje Petero na cya giceri, undihira fagitire n'amadeni menshi, urandokora. None kuki ari njye wagukorera nabi? Yezu warakoze. Yezu mpa kukwigana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Nacho nigeze